M23 ngira ngo M23 yamenyekanye 2012 2013 gutyo ubwo yayobowe n'uwo bita Bosco Ntaganda. Ngira ngo icyo gihe yararwanye hanyuma haza kubaho ingabo zihuriyeho ziza kwirwanya, ngira ngo zimwe M23 iratsindwa isubiye inyuma, igice kimwe kiza mu Rwanda ikindi kiye muri Uganda. Ari nabwo uwo Bosco Ntaganda yaje kwitanga kuri ambasade ya Amerika mu Rwanda, ubu ngubu akaba ari Irahe. Abo rero ab'icyo gihe ngira ngo nibo bongeye kwifonda ubu ngubu bakaba bari kurwana nk'uko biri kumvikana muri minsi, hakaba hari n'ibice bigari bya Kongo bafasha. Aba rero n'abicyo barwanira no guhabwa agaciro mu gihugu cyabo. Hanyuma noneho akaba ari n'amasezerano bari baragiranye na perezida wa Kongo wariho, ariko amasezerano akaba ataraje kubahirizwa, harimo ndumva ari ukubashyira mu myanya ya gisirikare n'indi myanya itandukanye. M23 rero ikaba ifite abashinzwe diplomasi, ikaba ifite abakurikirana hafi cyangwa se abari mu myanya ya politiki, ariko muri iyo M23 ari nabo bayivuganira hirya no hino. M23 shingiye kuri ibyo bice yafashe, hashingira no kuba leta noneho hashingiwe ku masezerano ya Nairobi, hagashingira ku masezerano y'u Rwanda muri Angola. Ndi kubona ko M23 nayo ishobora guhabwa umwanya muri Kongo, ariko nabyo tukabigiye kuko umwanya umwe igihugu kirabyumva, undi mwanya ukabona hari bitari gusobanuka, kuko ubu noneho aho bigeze M23 bemeye ko noneho bagomba kuguma muri Kongo, hanyuma ibiganiro bakabikora, ariko noneho bari muri Kongo. Yaje gusabwa gushyira intwaro hasi kimwe n'indi mitwe yari yahawe itariki 30 z'ukwezi kwa 11. None izo tariki zageze, wenda nta bifatika bihamya ko ibijyanye n'ibyo biganiro bishobora kuzashyirwa imbere cyangwa se bishobora kuzubahirizwa. Ikiba gikurikiye rero niki, ngira ngo wenda abo muri M23 nibo babona igishoboka, ariko noneho n'umuhuza ari we perezida wa ex-president wa Kenya ari we Uhuru Kenyatta, akaba ari we ugikomeje kuyobora ibyo biganiro. Hanyuma ku gihugu nka Kongo rero niki, hari icyo bita diplomasi. Kongo iri kwifashisha imiryango mpuzamahanga n'ahandi isobanura ikibazo cya M23, ikavuga ko hari ibihugu bishyigikiye, ariko nkagira ngo sobanure ko wenda ibyo byo kuvuga ko hari ibihugu bishyigikiye, icya mbere Kongo ubwayo ari yagombye gusobanura ikibazo cya M23, kuko bigaragara ko nk'uko yabyemeye mu masezerano cyangwa mu biganiro bya Nairobi ko noneho yemera ko ari abaturage bayo, noneho yaganira nayo. Numva rero inzira z'uko Kongo ishobora gushyira imbere cyane kuvuga ko hari abafasha M23, kandi noneho kwemera nk'uko ari abaturage bayo, numva icyo yashyira imbere ari ukwiganiriza cyangwa se kubahiriza ibyo M23 yisaba, kuruta uko ishobora kuvuga ngo hari ibihugu bishyigikiye, kuko icya mbere kurwanya M23 Kongo ntabwo bishoboye, kuko iza kubishobora yari kwisubiza inyuma. Hanyuma rero iyo ihisemo inzira y'ibiganiro nuko ibona imbaraga z'intambara izo bitazayikundira no kwisubiza inyuma. Ikiba kigiye gukurikira niki, nuvuga ko Kongo ishobora kwemera koko ibyo M23 yisaba bigashyirwa mu bikorwa. Kabiri, kuri M23 ngira ngo ubungu wenda ritime y'intambara cyangwa se yo kurwana hagati yabo n'ingabo za Kongo isa nkaho igabanyutse, ikaba itegereje umwanzuro ndetse n'imyitwarire ya Kongo ku kibazo cyayo uko kigiye gukemuka. Nibidakorwa rero habiki, ntekereza ko bidakozwe M23 birashoboka ko ishobora kongera ikegura intwaro ikongera ikarwana paka leta yemeye ibyo isaba. Ariko sinzi neza yuko kurwana bishobora kuyishyikiriza, nta nubwo ndamenya ko irwanira kugira ngo ishyireho ubutegetsi bwa Kongo, ikureho ubutegetsi bwa Kongo, kubera yuko nabyo ni urugendo rurerure nk'uko twigeze kubisobanura ko gufata igihugu ari urugendo rurerure kandi ruba rutoroshye. Umujyi ushobora kuwufata cyangwa ugafata region runaka, ngo ndavuga territory, ariko gufata igihugu byo aba ari urundi rugendo, cyane nk'uko wenda byagiye bisesengurwa n'abandi bantu bati bishobora kumara igihe kirekire
n'iyo goma bavuga bashaka gufata batayifashe. Niyo mpamvu ibintu nk'ibi tuba tugomba kubitega amaso tukareba aho byerekeza, ariko ibyo gufata igihugu byo mba mbona ari urugendo rurerure udashobora gupfa koroha. Hanyuma n'ibiganiro kandi kugira ngo ibyo M23 byose isaba ku leta ya Congo ibyemere, ushingiye ukubona abari gushyira imbere politike cyangwa guterana amagambo ibihugu ku bihugu, hanyuma ugashingira uko M23 uri kuvuga cyangwa uko leta ya Congo iri kuvuga, uri kubona ko n'ibyerekeranye no kugira ngo bazapfe guhuza nabyo ari urundi rugendo bidashobora koroha. Nkumva rero ibijyanye na M23 nabyo ari ibintu bitarasobanuka, kubera ko umwanya umwe hari gushyirwa imbere ibiganiro, ubundi bimwe mu biganiro ntibyubahirizwe, habaho n'ibijyanye n'intambara ugasanga uko Congo ibisobanuro bitandukanye n'uko M23 iri kubisobanura. Tuba tugomba gutegereza tukareba ayo makuru uko bukeye n'uko bwije aho bishyira. Ngayo nguko rero ibya M23 na Congo, ibijyanye n'umutekano ku isi turakomeza tubibakurikiranire, ntabwo ducogoye. Mugiye kuzajya mubona amakuru ari update kuri iyi RN Media TV, mujye muhora mudukurikira, natwe tuzajya duhora tubaha amakuru agezweho kandi yizewe. Murakoze.